muvandi wajya ku kazi ukanyihorera shere nanjye rero nje kukubwira yuko umukino tumaze iminsi dukina igitego cyarinjiye yakoze n'ibindi buriya ubundi ndi wakubye ko nge nterinde Sheri Karame ngena mwereke Sheri ngena mwereke sha Araka video mbonye kuri WhatsApp kari abantu bagenda biryagagura agira ngo nkwereke abashiri se ntumva ahubwo ega n'ubundi bariya abetse abantu nyine babona abantu bibere neza bashaka kubatanya se ntumva Haguvunika se arangise kanyagwa ayo araguhitanye pe haguvunitse yo yaranyiseho kanyagwa reka wa muntu wihangane nta mahane yahangaha atavaho ese ubundi mama Jo ubundi numvishije indurunza nja gutabara nibwo nkubitanye nawe hariya baramputaje ubundi yarabaye iki reka nkubwire rero mama Debora ndakumva cyagura harananiye aho bigeze ngiye gufata umwanzuro ndumutema rubemo wenyine rero iki reka mama Debo burya hari igihe umuntu ashaka kuvuga ibintu ukagira ngo wenda nta gihamye gihari ukanga kumva abantu bashwana akira nawe wirebera akira ibi ni ibiki mbonara yemwe mwakabyara mwe nkuko nyine bakobwa bakorewe ini nisha mpereza nyine ibi bimenyetso ntubibona ejo hakumva rero abantu bicanye ngo bazize iki ibi si ibintu bigaragara umuntu yanatanga n'ikirego akabona n'ikimenyetso yakwerekana amenye imisayo yo gahamba bamukutwa n'inkobora umugore gusa umugore wandi we mfitanye uko akifite hasi ntabwo ari bunkoreho ko ntandi mahitamo nari mfite cyane kiraryana kubitwe n'umugore mbona n'imbaraga zo kumurwanya yanshuka ke n'amaryo gahamba iramonyo byose niba biguriye akako niyandana njya ku kazi ko se ubwo ni nkavunda atahe cyaga baramutse n'umwana ko utigeze uzana no kumbwira bwakeye Mr. Cyako mbona ufite imibyimba ku matama wabaye.
muvandi wajya ku kazi ukanyihorera. aha ntukabigere mu kazi da. Seri ko mbona utishimye byagenze gute? Vava ibyashare bivemo, ubu bintu bimeze nabi cyane. Sasa ubona sinzi umukubitwa n'inkuba wagiye mu rugo abwira umugore ko ducuditse. Ubu mu rugo ni induru rero do urabona imibyimba kurangiza. Ndayibona. Izi ni ishyavumisi. Ubwo se mfata icyemezo yuko ubucuti bwanjye nawe burangirira aha ngaha. Seka da singiye kwishwa n'inkoni z'umugore. Seri nanjye rero nari nje kukubwira yuko umukino tumaze iminsi dukina igitego cyarinjiye ubu ndatwite. Bava soka vanga n'urwo fesi rutoye biza kujya kare ibindi. Ngo ngwiki gihe tugiye kudutunga na twembi. Urabona nta gihe wacu nikoreye inda yawe. Hariyo abantu ni hano ku kazi. None basekwenda sibyo hano ni mu kazi tuteteza rubanda wese kugende nikarangira ngendaza nkurebe tubicoce. Reka ibyaka kanya tubireke ariko ndabona isuku yibereye nabi mada. aha iyo umuntu abonye akanya nyine arakiza imyanda. aha madebo uraho neza? yego Imerewe ute mama Jo? ndaho nyine nuko mbona twicariye hano muri ino jaride hano nuko mbona tuba tumena harisha nuko. None se mama Jo, ndakumva. ubu umerewe mute na cyaga wawe? aha ni kwa kundi nyine ugira ngo se ugira ngo hari amahoro avuye he kuva twarwana buryo yahise agenda ntiyagarutse. iyo nshoreke nyine yahise imutwara burundu. ariko bagira ngo mama Joy ngira amahane ndamutse mpuye nawe namukuramo amaso urumva. Mama Joy rero buriya ujye ugerageza koroshya kuko ibyarangije kuba nta wabisubiza inyuma. Buriya ushobora kumutwara gake gake ukabona arahindutse. nuko atari wowe yaba ari wowe byabayeho ntiwakagombye kumbwira gutya urumva. yewe mama Jo, reka ibyo tubireke ahubwo nari nkuzaniye inkuru nziza. umva sha ngiye kujya gukora muri kiriya kigo umugabo wawe akoramo. umuyobozi mukuru wabo yariye amafaranga none baramufunze. ubu ngubu ngiye kujya kuyobora, nakoze ikizamini ndagitsindira, ni njyewe ugiye kubabera umuyobozi mukuru. mbega inkuru nziza. mana yanjye mama Jo, umva nkubwiza ukuri rero ikintu nkwisabiye nugera muri kiriya kigo uzahita unyirukanira inshoreke y'umukobwa yantwariye umugabo sha urumva nzakugororera. Umva rero Vava ndagira ngo twumvikane. ngo Vava kuko nakubwiye ko wanteye inda ibyashire byahise birangirira aho. nyine ibyo katubyihorere iganjanya nk'uko ko tubigenza. iyo dufite ugomba kwikuramo uvuze ngo iki? kugira ngo tworoshye ibibazo kuko amenye ko nagutinda do yahita ntwikana nawe ntiyagusiga. ngo iki?
uwo muziranenge naba muzize iki? hari ubwo yantumye kugutambikiza imbere. agabanye ko tubigenza noneho ndumva ko wenda wabyanze noneho ibintu ugomba kubigira ibanga ugenda inda witwara ibyaha byari iwanyu nzagufashiriza iwanyu ntazagire umenye ko nyine gutenda. Mama we ngo uzamfashiriza iwacu wamfashirije iwawe wanyishimishaga udateganya ko hazavuka umwana. shaka inzu udutunge twembi. yakoze n'ibindi buriya ubundi ninde wakubwiye ko njye ntera inda maze imyaka 10 iyi yose 10 narifugishije burundu wenda gushuka ndebe mu bwonko bwawe watunaye ngo nateye amagi shyira ubwenge ku gihe urabona bose mwaryamanye nabo umenye gutenda ugenda ari wowe ujya gushakira ngendera njyewe. ubwo se uragiye? Mana yanjye we iyi nda nzayishyira he koko?